Nongeye kubasuhuza mbashimira kuba mukurikirana iyi chaîne yacu ya YouTube ni Last Giseke TV show. Yes, sir. Mbahaye ikaze, ndi kumwe na Last TV show. Hano ndi kumwe n'uyu musore niwe nyiri byose, nyiri Kirombe. Ngira ngo ngarutse hano, abenshi mujya mumbona ku zindi YouTube zitandukanye, ariko uyu munsi nje hano ndi kumwe na Rasta kuri Last Giseke TV show. Rasta, umeze ute? Yeah, man, ndashima Rugera umuremyi wa byose. Yeah. Ja Rastafari. No, turakwakiriye kuri YouTube channel ya Last Giseke. Yes, sir. By'umwihariko tugiye kuganira ku bijyanye na Last Giseke, nanone na Rasta ku buzima bwe bwite. Yeah, man. Bw'umuziki. Abantu iyo tuvuze ubuzima bwite bahita bumva ibindi bintu ko tugiye kujya ku ruhande, ariko turagaruka ku muziki. Yes, sir. Rasta, Yes, sir. nishimiye kwakira kuri Last Giseke. Yes, sir. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe babakunzi ba Last Giseke TV n'abandi bambaza ngo ese Rasta Giseke ko nta ndirimbo bimeze bitari kuduha muri iyi minsi. Ese za zindi zazagiye ki ndabizi banyetse ko arizo bakunda cyane. Yes, sir. Nanjye nishimiye kubana namwe. No kuvuga ngo rero ngira ngo basobanurire abakunzi bawe babikunze barimo barakwandikira hariya muri comment, uraje ubibone. Yes, sir. Nicyo wababwira mbere yuko dutangira ikiganiro? Cyo nababwira nuko mbakunda cyane kandi yuko ibyo mwansabye nje mbizanye, za ndirimbo nshya, ibihangano bishya, ya ma video, ntabwo nagiye ngo ndyamishe. Nkuko mwambwaga mu comment muti courage, turabikunda ibi bihangano byawe, ubutumwa bwiza murabukunda, munyereke ko ibyo nkora bibageraho. Nanjye nabizanye, nabibazaniye. Nk'isanzwe rero nimba utarakora subscribe hasi gira vuba wihuse. Nahoze mbabwira ko turi kumwe na Last Giseke. Hanyuma Last Giseke. Yes, sir. Ndagira ngo tuganire n'abafana bawe uyu munsi, ndagira ngo ubibwire wowe wanyawe. Last Giseke ni muntu ki wundi? Last Giseke ni umusore wigira urukundo, ukunda abantu ku isi yose. Si n'abantu gusa, nkunda n'ibiremwa guhera n'utwo tunyamaswa dutonya kugeza ku binini, gakunda indabyo, ariko hanini nkunda abantu. Yego. Yes, sir. Uwo ni Last Giseke, agira urukundo rwinshi cyane. Urukundo rwo nicyo kintu kindanga cyane. Yeah, man. Sinzi akantu akunda gukora kameze gutya, ngira ngo murakabona. Yes, sir. Ajya kadusobanuriraho umunsi ku wundi, ariko uyu munsi kavugaho by'umwihariko ako kamenyetso. Ndongera nkawe aka kamenyetso, nta kamenyetso k'ubumwe, inyenyeri ya Dawidi, kandi nanone ni ikimenyetso cyo kwiyoroshya, guca bugufi, nkumva sinisandaguje ngo nishyire hirya no hino. Ndabubaha cyane, ndanabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe, ndongeye ndabivuze. Yes, sir. Reka twinjire mu muziki rero. Uyu munsi ngo hari umuziki waduteguriye, hari akantu k'umurongo ushaka kuduha? Yes, sir. Hari indirimbo ndi kubakorera, hari iyitwa Turapfa ndi kuyikora video. Mwarimu yifite bamwe na bamwe, ariko yari itarabona video iri gutunganwa. Hari n'indi yitwa Imbuto. Iyi Imbuto nayo reka nyibayeho, iravuga ngo kuvugwa neza biva mu gukora ibyiza, umuti w'ubukene kudahemuka, inzara irashira, igihemu ntigishira, inyuma Babylon sa nigukoshya, jya numva untera ubwoba, kuvugwa neza biva mu gukora ibyiza, umuti w'ubukene kudahemuka, inzara irashira, igihemu ntigishira, inyuma Babylon sa nigukoshya, jya numva untera ubwoba, ngo wica umubiri upfa, ntiwakwica ubugingo, jajaze lava, niyihe mbuto biba, ngo twumva umusaruro, nk'uko inka zidahera, ni nabi nuko. Iyo ni indirimbo ya Last Giseke iri gutunganwa, yitwa Imbuto. Iyo mbuto nimuyishyikira, muzayihinge mu ifumbire, itazabapfana ubusa.
Yes, I. So no kwanga uyu ni Last Giseke ngira ngo mumaze kumva indirimbo ye, Yes, ntabwo iri yes, I. gutunganywa amashusho ngira ngo Hari mwabyumvise. n'indi iri gutunganywa nayo yitwa Turapfa iki. Turapfa Muri abantu bawe bakanura ntibare be batega amatwi ntibumve badamarariye mw'igisi bimitse amacakubiri urukundo ntirukibabamo yo bishingikirije iby'igisi ariko si ubu turapfa iki. Yes, I. Iyo ni iyindi ndirimbo nayo muteganirijwe muhishiwe mu minsi mikeya iba yabagezeho. Yes, I. ngo uyu ni Last Giseke mukurikiye Yeah, man. kuri YouTube ye ya Last Giseke TV show. Yes, I. Noneho reka ku muziki duse nkaho tuvuze ngo turaparitseho, Yeah, man. ariko tujye mu bindi. Yes. Umusore wanjye mwamubonye ngira ngo yagomeje adususurutsa. Izo ni indirimbo ze yaramaze kuduhaho ikijyanye na sample. Noneho reka twinjire ku bijyanye n'imyemerere ye akunda kugarukaho cyane. Aho ajya atubwira ati ibintu by'amadini mbirimo, ariko mbirimo mu buryo bwanjye bwite. Ndabeshyara? Ugiye kudusobanura noneho. Yes, I. Last Giseke ku bijyanye n'imyemerere ye bimeze bite? Tuvire tugere muzingo twumve. Imyemerere yanjye nk'uko nkunda kuririmba amahoro n'urukundo, n'ubundi ni amahoro n'urukundo. Idini yanjye ni iy'urukundo, nta yindi dini ifite. Bivuze ngo nta dini ufite? Oya, nta dini ifite, nta n'iryo nzasubiramo nubwo hari amadini nabanje kujyamo, ariko nta rindi dini nzongera kujyamo. Idini yawe ni urukundo? Ni urukundo. Yes. Nagiye mu madini menshi cyane atandukanye, ariko nasanze idini yanjye inkeneye nanjye nagiye nshaka, ubu narayibonye, ni iy'urukundo. Ntabwo ndi umudive cyangwa umuyeva cyangwa umuporo cyangwa umuyisilamu cyangwa se n'andi madini ntavuze hariya, sindi n'umurokore. Ndi umuntu, ndi umurasta udashingiye ku idini. Niki cyabiguteye kuvuga ngo amadini nyaveho burundu, kandi bavuga ko umuntu utagira idini, hari n'igitutsi njya numva bavuga ngo kabura idini? Yes, I. Ibyo bintu mba numva bisa nkaho bihambaye bifite ikindi gisobanuro. Niki cyagukuye ubundi kuba wayi? Nirukanse mu madini menshi cyane, ariko nasanze idini atari ryo ryangeza ku Mana. Ntabwo idini ari ryo ryangeza ku Mana, nk'uko nagiye mbisomerwa abenshi bambwira banyigisha bavuga bati Imana iri hano. Buri dini ryose baba bakubwira ko Imana aribo bayifite, ngwino mu idini yacu. Bakubwira bati hano nitwe dusenga, nta dini ryishyira habi. Ariko hari umurongo uri muri Bibiliya mo hano. Uwo murongo wonyine ubwawo ntawe urawugusoma. So noneho turi kumwe na Last, agiye kutubwira umurongo, ngo hari umurongo yateguye, nagira ngo awudusomere. Yes, uyu murongo abigisha benshi bo mu madini, iyi ni Bibiliya bigishirizamo, ariko nta mwigisha n'umwe wigeze uyinsomera. Nta wigeze ansomera uno murongo, ariko bose baba bavuga bati Imana iraha, n'abandi bati nitwe dusenga kurenza mwebwe. Nimba hari umuntu wigeze ugusomera uyu murongo uri muri Yeremiya ibice 7 umurongo wa 4, iri jambo ni ijambo mu bahanuzi twagize bakomeye. Yeremiya yari umuhanuzi ukomeye. Ni igitabo cya Yeremiya ibice 7, ariko aravuga ngo ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge ngo urusengero rw'Uwiteka nguru. Ayo ni amagambo y'iki? Y'ibinyoma. Ngo kubera yuko ngo nimutavushiriza amaraso ahantu ntimubone n'imfubyi n'umupfakazi, nibwo nzabaha gutura igihugu nahaye ba sogokuruza. Kimwe twirwa turwanira, bamwe tugasanga twanze abavandimwe bacu, umwe ngo ni umupagani, undi ngo si umupagani, ngo kuko tutari mu idini rimwe. Ibyo ngibyo nibyo tugenda turwanira kenshi na kenshi dupfa. Ugasanga umuntu, hari n'abaza bakababwira ngo umugore wawe ngo kuba mudahuje idini ngo ubwo ngo si uwawe, ngo akabatandukanya. Ibyo ngibyo ariko ntabwo bikwiye. Uyu murongo rero nta mwigisha n'umwe wigeze uwunsomera. Sinzi nimba udukurikiye hari undi wari wawumusomera. Nta wamusomera, ahubwo abamubwira ngo ibya Maraki muzana amatora inzu yanjye ibemo ibyo kurya, nyamara ntibibuka yuko twacunguwe n'intare y'umuryango wa Yuda, urusika rwavuyemo. Yes, ntawe kwemera kwanjye gushingiye. Yego, murakoze cyane. So turacyari kumwe na Last Giseke, amaze kudusomera, ngira ngo yanyifashishije mu gusoma uriya murongo, nanjye numvishe uri mu bwenge bwinshi. Hanyuma bafite amatsiko menshi. Ibyo bintu tubwiye
ndabona hano hari imisatsi ufite ikuri ku mutwe, hari ubwanwa bwawe, yes. nkurikije n'ibyo udusomeye n'uyu musatsi wawe n'ubwanwa, aho hantu nta hantu bihuriye ko ngenda numva noneho abenshi bavuga ko ibyo bintu hari ahantu bigenda bihurira n'ibindi bintu by'imyuka n'ibiki kwa Satani n'ibiki, dusobanurire neza. Yes, ni biravugwa n'ubundi bigomba no kuvugwa, sibyo? Na Yesu umwana w'Imana, abatumva ko ari umwana w'Imana cyangwa se n'abandi, na Yesu ubwe cyangwa se izo ntumwa zindi ntabwo zagiye zemerwa. Rasta si we bakwemera gusa, ariko ikijyanye n'umusatsi, ibi nabyo ntabwo ari byo twihangiye, kuko nta wakwimezamo agasatsi na kamwe. Umusatsi turawuvukana, umwana wese avukana umusatsi. Sinzira nimba kutereka ari byo byaba ikosa cyangwa se kuwukuraho ari ryo ryaba ikosa. Twongeye twifashishe ibyanditswe tureke icyo Bibiliya ibivugaho, kuko abenshi ubu ngubu turi mu madini agiye atandukanye. Nibyo hari n'ahanditse byo ibijyanye n'amadini bitandukanye. Hari n'abanyarwanda bagiye babyumva ukuntu gutandukanye. Abanyarwanda duta umuco wacu, ariko abo bose ni bamwe batuzaniye amacakubiri, baza batwanganisha. Kuko na kera kose u Rwanda n'abanyarwanda, Imana y'u Rwanda yirirwaga ahandi igataha i Rwanda. Ibyo twarabyamanye. Hari umurongo dufite muri Samweli wa mbere ibice 11. Nimba nakongera nka kwifashisha cyangwa se reka nanjye se no kunganiraho. Haravuga ngo maze ni Hana wari uri gusenga, nuko Hana ku bijyanye n'umusatsi. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 11 haragira hati, ariko Hana yasengaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose, iminsi yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogoshe ntikizamugera ku mutwe. Nimba Hana yarasenze asaba Uwiteka umwana, Imana ikanamumuha, abagiye gutamba byo abajya mu ntuza, abakunze kwibanda mu madini, umurongo wo bajya bawubasomera, barawuzi nubwo wenda batababwira ngo bagire umusatsi, ariko ako kantu bakirengagiza bakazi. Kandi n'abavuga yuko umusatsi atari mwiza direde ngo ari zo mu myaka mibi, abo nabo ni bamwe bajya gusenga. Ariko Hana yasenze Imana asaba Uwiteka ngo nimuha umwana, umusatsi we nta kimwe cyogosha kizamugeraho. Yesu ryose. Ngewe rero numva kubw'ibyo ngibyo, kubw'umusatsi mba mbohotse, sinacira urubanza ufite umusatsi, kandi nawe mba numva atakwiriye kuroncera, kuko twebwe twese nta wakwimezaho agasatsi ku mutwe. Hanyuma hari icyo ushaka kurenzaho? Ikindi, ibyo ngibyo ahura tunagera muri bya bihe byo gucirana imanza. Iyo tugiye gucirana imanza usanga ubundi ni gute abantu babiri bari mu rubanza, umwe ajya gucira urundi rubanza, waretse? Tugiye kwinjira noneho mu bijyanye n'ibivugwa cyane ku barasta, cyane cyane bigendanye n'uko bagaragara, background yabo muri sosiyete, yaba ku misatsi. Abenshi bakibaza bati ese abarasta ko bajya bavuga ku bintu byinshi bijyanye no kunywa, banywa amayoga, usanga benshi barabashinja kunywa itabi. Ndagira ngo rasta adusobanurire ku bijyanye n'icyo kintu bavugwaho cy'itabi, ndetse n'ikijyanye n'ibyo bintu bigendanye n'ibintu bidafututse ku mayoga, ku biki bimeze bite rasta? Biravugwa, ariko nubwo bivugwa, itabi nkeke ko atari abarasta gusa barinywa, n'izo nzoga si abarasta barinywa, kandi nanone umurasta utanywa itabi si itegeko ngo arinywe. Ariko nanone nta nubwo twakagombye kuguma dutinda ku bintu byo kurya no kunywa, sibyo? Ibyo kurya binyura mu nda bigakomeza mu gifu, ahubwo turebe ibiduhuza, ntitwite ku bidutanya. Ubundi turarwana turashwana dupfa, kimwe ngo yariye iki n'iki, undi ngo ntiyakiriye. Ibyo ngibyo
ni gute twakagombye kubita? Hari abantu benshi bagenda bahemukirana. Mm. Ese iyi Bibiliya twigiramo, batwigishamo, Mm. murayisoma kujya mucirana imanza ubundi mbere ya byose? Yego. Reka twirebere mu gitabo cy'Abaroma twumve icyatubwira ubundi mu byo kurya. Mm. Muhora mucira abantu imanza, umwe ngo nariye undi ngo ntiyariye. Yego. Haravuga ngo Abaroma, reka turebe Abaroma ibice 14, reka twikomereze n'umurongo wa mbere twumve icyo avuga. Mm. Ahangaha njye ndibanda kudacirana imanza. Mm. Haravuga ngo udakomeye mu byo yizera mumwakire mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ni gute twagumya gucirana imanza ku byo kurya? Ariko iyo Bibiliya iravuga mu Baroma ibice 14 umurongo wa mbere, udakomeye mu byo yizera mumwakire mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yamwemeye. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akagwa, ariho agwa, ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Nanjye ariko uko niko nteye. Mm. Kwegeye nta munsi uruta undi. Mm. Tugakomeza ngo ariko twari tugeze ku murongo wa 6, urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu, uryarya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami nawe agashima Imana. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Reka ngeze ahangaha. Yego, urakoze cyane. Ntibanze kuri byinshi ku bijyanye n'ibyo mwari muri kumbazaho byo kurya ngo ibiki, ibyo njye sinjya mbitindaho. Buri wese n'akazi kazibariza. Lasi Giseke arimo araduha ubutumwa bwiza ku bijyanye na Bibiliya, ku bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, imyemerere ye, nuko abantu mugenda muvuga uko mushaka ku bijyanye n'abarasta ngo banywa amata bagira ibiki. Agerageje kutwumvisha impamvu babikora, impamvu zabo bwite, impamvu ku muntu ku giti cye, ati ushobora kubikora cyangwa ntunabikore, biterwa n'uko ubyumva ubitekereza, kandi n'ibihamya kuri Bibiliya birahari, kuko nta kibihana, nta Mana ibihana, ni ku mutima. So last hari icyo urenzaho kuri ibyo wari umaze kutubwira? Yes, icyo narenzaho ntabwo ari kirekire, gusa icyo mbona cyo twanahawe kiruta ibindi byose ni ugukundana. Yego. Itegeko riruta ayandi nubaha n'urukundo. Yewe wakunze basohoje gukiranuka kose. Yego. Yes. So ni ukuvuga ngo rero aha twari turi kuri Lasi Giseke TV show. Twari twaganiriye na Rasta. Yes. Agerageje kudusobanurira ibintu byinshi, atubwira ku muziki we, atubwira ku bijyanye n'imyemerere, atubwira ku hazaza hiwe uko bimeze. Nimba nta kindi twarenzeho kuri Lasi Giseke, numva twabwira ngo caho hari ikintu urenzeho Lasi Giseke mbere yuko dusezera abafana bawe? Icyo nababwira cyo nibashaka kugira icyo bambaza baranyandikira muri comment, nzaza mbasobanure, ndahari ku bwabo. Kandi nanone nkawe nk'umuntu twahuye mwanyakiriye, nanjye mukaza kunsura kuri Lasi Giseke TV show ya channel yawe, nabonye hari ibiganiro byiza ujya unyuzaho, wababwira noneho tukazakomeza tukabigendanamo neza. Iyo channel yanjye ni The Boss Wava. Yes. Ujya kuri YouTube channel ukandikamo The Boss Wava, bihita kuri YouTube application. Yes. Wandikamo The Boss Wava bigahita bigenda neza, ukamura ugakurikira ibiganiro byacu n'ibisanzwe. Yes. Ubwo ngubwo ni kwa kundi n'ubundi inshuti gusiga indi, nanjye ndabasiga iyo ndi kumwe nayo hano. Nimureba ibiganiro byanjye ndabizi bakunzi banjye, mfite n'indi nshuti hano The Boss Wava channel, muzajyeho murebe. Muzibuke subscribe, share,
komenti nawe bizamushimisha, azabona yuko inshuti yagusize iyindi. Ndabeshya. yego urakoze cyane Ras. Peace and love. Yeah. Yes, I. So ibindi bisigaye ubwo turi kumwe, urasura iyo YouTube channel yanjye The Boss Ava nk'ibisanzwe. Hari ibiganiro byinshi biba biriho, yaba ku bijyanye na gospel, dukora ibyitwa gospel live, tugira ikora ibyitwa tegura iwawe, aba hariho amashoti, aba hariho abantu batandukanye b'ibyamamare nka ba Rasta, aba hariho n'ibintu byinshi muri rusange. Abakunzi ba art, dukora art, aba hariho ibijyanye na art, uburyo watunganya art wawe. So ibindi byo nakagaruka nkwibutsa nanjye gukora subscribe kuri YouTube channel ya Ras Giseke kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikira ibiganiro bye umunsi ku wundi ndetse n'indirimbo abashyiriraho. Ibindi turi kumwe. Ciao ciao.